Muraho neza, hari igihe ugira birthday cyangwa se anniversaire ukifuza gukora udufoto nk'utu ngutu twiza two muri studio two kwishimira ko wujuje imyaka ukabura ubushobozi bwo kubikora. Rero muri iki gihe AI yarabyoroheje, ushobora gukora agafoto nk'aka ngaka ko kwishimira imyaka yawe ko muri studio bitasabye ko ugerayo ngo ubashe gutanga ayo mafaranga ngo wifotoze, ukabikorera kuri telefoni yawe nta n'ikiguzi bigusabye usibye internet yawe. Rero icyo bigusaba ni ukureba ino video kuva itangiye kugera irangiye kuko niwe utishura home. Rero nkurikira nkwereka uburyo wabikora step by step, waba uri umuhungu cyangwa se umukobwa, uburyo wakora amafoto ajyanye n'urwego uherereyemo. Hanyuma njye mujye kubana nyita Optic. Reka nkwereke uburyo ugiye kubikora intambwe ku yindi, akantu ku kandi. Reka dutangire. App turi bwifashishe dukora ari amafoto yacu yo muri studio ya AI, turakoresha app bita Google Gemini cyangwa se Gemini. Wowe telefoni yose waba ufite urajya muri Play Store cyangwa se App Store kuba ufite iPhone, ugende ushake app ya Google Gemini. Ariko hari abantu bitewe na version y'amafoni yabo ujya kuri Play Store wasearchinga gutya ukabura app ya Google Gemini. Ntugire ikibazo, nawe ndagufasha nkwereka uburyo ushobora gukora mu gihe iyo app utabifite. Kuri wowe utari bubone app, urahita uza muri Google Chrome yawe usearchingemo Google Gemini. Hanyuma kuri wa wundi wowe wayibonye muri Play Store we nayi downloading, n'ubundi step tujya gukoresha n'ubundi no muri app bikora kimwe. Hanyuma ukimara kwandika Gemini AI hano ngaha muri Google Chrome, urahita usearchinga Google cyangwa se wandike Gemini AI. Hanyuma ukimara gukandaho bahita baverifya email yawe, hanyuma uhita utangira gukora gutya. Ikintu cya mbere, nugera hano ngaha urabanza ukande kuri kara kantu kariho umuneke ka irani feature ya Gemini nshya bita Nano Banana, igufasha gukora amafoto meza mu buryo bwihuse kandi ku bwinshi. Rero ino feature ituma ino AI itibeshya cyane, ikagufasha gukora ibintu by'ukuri kandi biri realistic. Hanyuma kuri wowe ushaka kuyikoresha urasabwa kuba ufite ifoto yawe nibura ikugaragaza mu maso, nk'agafoto ka passport niko ukeneye gusa ugaragara mu maso, ibice byo mu maso byose bigaragara. Hanyuma iyo foto niyo uri bwa-uploadingamo kandi kuri kara kantu ka plus ako ngako ukanda kuri media picker, hanyuma uhita uza ku cyumba cy'amafoto yawe kuri image, ureba icyumba ushyiramo amafoto yawe, uploadingamo kagafoto kawe kameze nka gutya. Hanyuma wowe ikintu cya mbere urakora urakopiya prompt nazishyize muri comment, uragenda wowe urebe bitewe n'icyiciro urimo, ndaba nazitandukanyije kuko tujya gukora amafoto y'abahungu n'ay'abakobwa. Uragenda urebe nimba uri umuhungu urasangamo prompt zagenewe abahungu, niba uri umukobwa urasangamo prompt zagenewe abakobwa muri comment. Hanyuma uhita ufata wowe icyo usabwa no kujya muri comment ugakopiya prompt ukaza ukayipestingamo hano ngaha iyo washyizemo ifoto yawe urapestinga. Hanyuma ahantu hose muri no prompt urabanza urebe muri prompt yawe upestinzemo hano ngaha nimba harimo imyaka cyangwa se imibare. Nusanga harimo imibare urakuramo imibare irimo, hanyuma usimbuzemo imyaka wujuje cyangwa se iy'undi muntu uri gukorera ifoto. Hanyuma nusoza uhita ukanda kuri kara kantu ka send, wohereze ifoto yawe watangiye kuyigenerating. Ni amasegonda menshi bisaba, iyo bisabye amasegonda menshi ni amasegonda 10. Urategerezaho gatoya, dore ifoto yacu baduhaye. Urabona neza imeze nk'aho ariyo muri studio, imeze neza ku buryo n'umuntu atapfa kubimenya ko wagiye muri studio. N'ubundi urongera ufate ka gafoto kawe ugerageze n'ano ma prompt kuri buri cyiciro, haba ku bahungu n'abakobwa nabashyiriyemo prompt eshanu z'amafoto.
ubwo ugomba gukora amafoto 5. Icyiza nanone kino app ya Gemini ni uko ushobora gukoramo amafoto menshi cyane icyarimwe, kandi iyo nta limiti igira nk'izindi AI usanga zikora amafoto runaka ku munsi, ariko iyi ngiyi unabishoboye wakora n'amafoto 1000 ufite uwo mwanya n'amaprompt. Hanyuma ku muntu utari gusobanukirwa prompt icyo ari cyo, prompt ni amagambo wifashisha ukora ifoto runaka. Hanyuma no kuri turi gukora ifoto ya kabiri, urabona nayo ukuntu yaje imeze neza. Rero ugenda ugerageze amaprompt buri foto ndagenda nyikora mbereka uburyo iza imeze. Hanyuma twaje kuri prompt z'abakobwa. N'ubundi step ni za zindi, urazana agafoto kawe ka pasiporo ugaragara neza mu maso, hanyuma upestingemo prompt uraba wakopiye wakuye muri comment, hanyuma uze uyipestingemo hano ngaha ahantu hose hari umubare muri iyo prompt, uyirebe neza, ugenda uyigenzura, ushyiremo imyaka wujuje, cyangwa se iyo uri gukorera umuntu ifoto. Nimba ari y'undi muntu urashyiramo imyaka yaba yujuje, hanyuma umukora agafoto keza. Dore turageneratinga, hanyuma dore ifoto ya mbere baduhaye. Murabona ko ari nziza, ijyanye n'ibihe waba urimo byo kwizihiza imyaka cyangwa se anniversaire. Turagumya ukore amafoto bitewe n'iyo wakunze, wowe urakoresha prompt ushaka. Hanyuma iyo ushaka kudownloadinga ifoto, ukanda kuri kariya kantu gacuramye ka download, ukayibika mu mafoto yawe. Hanyuma nimba wabibonye neza, urabona ko hano amafoto yose twagiye tudownloadinga hariho watermark ya Gemini, kariya kantu kameze nka logo ya Gemini. Rero nugira ikibazo iyo ushaka kugakuraho, uraza wa downloadinze amafoto yawe yageze muri galeri yose, hanyuma ukagenda hariya ugakanda ku ifoto yawe, hanyuma ukakanda kuri edit, ukahita ukanda kuri crop, ugakropinga, ugakuraho iriya logo uzamuye kariya kantu k'akarongo, hanyuma ukahita ukanda save copy, ukabusevinze copy y'iyo ngiyo idafite watermark, ubwo yindi ifite watermark uyitise. Hanyuma nizere ko ino video igufashije. Mu gihe yagufashije ushobora no gusharinga n'inshuti zawe nazo zikabasha kubimenya. Hanyuma ariko ntiwibagirwe no kutwandikira igitekerezo cya video y'ubutaha ushaka ko tugukorera, kuko turahari, turi hano ku bwanyu. Hanyuma njye mwari muri kumwe nyita Optic. Duhure muri video ikurikira. Hasta luego.